Mwaramutse nshuti bavandimwe, igitondo cyiza, umwaka mushya muhire. Turacyari mu kwezi kwa mbere, numva nakomeza kwifuriza abantu umwaka mushya muhire. Muri kumwe na Dr. Fidel Masengo, umushumba mukuru w'itorero rya Foursquare Gospel Church riri Kimironko. Tugira amateraniro hariya Kimironko ku wa kabiri saa 11, tugira amateraniro ku wa gatanu saa 11, tugira amateraniro yo kwiriza umunsi w'amasengesho ku wa gatatu, tukagira n'amateraniro abiri ku cyumweru saa 2 kugera saa 4 na saa 4 kugera saa 6 n'igice. Turabakiriye abadafite aho batera kugira ngo muze dufatanye guhimbaza Imana yacu no kwiramya. Uyu mwaka Imana yaduhaye teme nziza yo kuramya Imana. No mwaka mwiza kuri twebwe kuko tuzaba imbere y'Imana. Iyo umuntu yegereye Imana mu kwiramya aba yageze mu bwiza bwayo. Icyo kintu gikomeye wakora muri uyu mwaka no kugerageza kuramya Imana. Bitandukane nuko imyaka ishize yagenze mu buzima bwawe. Uyu mwaka umwaka wo gukora difference. Shimishijwe n'ijambo Imana iduhaye muri iki gitondo, reka dusome twifashishe ibyanditswe mbere yuko tuganira. Turasoma mu Migani, igitabo cy'Imigani igice cya 4, ndasoma umurongo wa 23. Imigani igice cya 4 umurongo wa 23. Abafite Bibiliya dushobora gufatanya dusoma. Haravuga ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Reka dukomeze no mu byakozwe n'intumwa. Ndasoma igice cya 13 umurongo wa 21 kugera kuri 22. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 21 kugera ku murongo wa 22. Haravuga ngo, bukeye basaba Imana kubaha umwami, nuko ibaha Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benyamini. Amara imyaka 40 ari ku ngoma. Imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti, naho nashatse gusoma cyane, mbonye Dawidi mwene Yesayi, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo shaka byose. Ndashima Imana rero kubwira ijambo ryayo tugiye kuganira. Si ibintu tugomba gufata nk'akamenyero, guhabwa amahirwe yo kuganira n'imbaga y'abantu benshi nkamwe n'amahirwe. Nongeye guca bugufi kandi shima Imana. Mu mwaka wo kuramya rero, ijambo nahawe none twavugaho ni umutima w'umuramyi. Imana iha agaciro umutima w'umuramyi cyane kuruta ko iha agaciro ibikorwa by'abaramyi. Twebwe nk'abantu dutinda cyane ku bikorwa by'abaramyi. Iyo tuvuze kuramya, uhita utekereza mu rusengero, aho abantu baririmba bateze amaboko, aho abantu bapfukama, aho abantu barira, aho abantu barambarara hasi, abantu baririmba baramya Imana bayisingiza. Nibyo tuzi cyane. Nyamara kuramya birenze kuririmba mu buryo butandukanye na pozisiyo zitandukanye. Kuramya bigera mu bikorwa bya buri munsi, ariko kugira imbaraga cyane bitangire mu mutima. Iyo kuramya kudatangire mu mutima, ibikorwa by'abaramyi Imana ntibyemera. Itinda cyane ku mutima w'umuramyi mbere yuko iha agaciro ibikorwa by'abaramyi. Mvuga iki kintu, ubwo tuvuga kuramya Imana mu Rwanda, buri muntu wese atekereze umutima wo ukomeze. Umutima uramya Imana niwo ireba cyane mbere yuko ireba gahunda zindi zose dukora. Akenshi mu matorero yacu twita ku bikorwa bigaragara byo kuramya, twita ku ndirimbo, twita ku buryo abantu baramyamo. Nyamara Imana si kwireba, Imana ireba mu mutima. Twasomye ijambo ryiza, Bibiliya iravuga ngo, rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, ngo kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Iby'ubugingo bigiraho bikomoka. Ubuzima bwo mu mwuka bugiraho bushamikiye. Kuramya Imana nta handi biva
hatari mu mutima. Imizi yo kuramya iba mu mutima. Iyo umutima uramya Imana, ubundi buryo dukoramo bigaragaramo buba bwuzuza uburyo nyabwo bw'ibanze bwo mu mutima, kandi Imana ireba mu mutima. Abo Imana yagiye ikunda ishima yabahereye mu mutima, nabo Imana yagiye igaya yabahereye nanone mu mutima. Nkunda ubuzima bw'umuryango wa mbere Imana yaremye. Kampere mvuge ku buzima bw'abana ba Adamu na Eva. Mu bana ba Adamu na Eva hari abo Imana yashimye, ariko hari n'uwo yagaye. Uwo yashimye mu bana ba Eva ni Abeli. Yamushimiye umutima. Uko Abeli yacaga bugufi, uko Abeli yaturiraga Imana, nibyo Imana yashimye. Mwibuke yuko Imana yaremye byose. Imana yaremye amatungo, Imana yaremye n'ibindi byose tuzi biri ku isi, Imana yabiremye. Ariko Imana itegeka umuntu kugira ngo ajye ayiturira. Imaze guteka umuntu ngo ayiturire, ni Imana itagize ikibura, ariko iravuga ngo mujye munturira kugira ngo nanjye mbaho umugisha. Amaze kubivuga, Imana imaze kubivuga, muri bene Adamu Abeli arabyumva cyane. Umutima wo guturira Imana umuzamo, kandi umutima utura nk'uko Imana ishaka. Ntiyayiriganya, ntiyayibesha. Imana imaze kumureba iramushima, yemera ituro rya Abeli. Imaze kwemera ituro rya Abeli, ireba no mu mutima wa mukuru we Kayini. Irebye mu mutima wa mukuru we Kayini, igaya ituro rya Kayini. Si uko Kayini atatuye, ariko mu mutima harimo uburiganya. Bibiliya iratubwira ngo Imana yonyine yaramugendereye. Ntabwo yamutumyeho abamarayika, ntabwo yamutumyeho abahanuzi, ntabwo yamubwiye undi muntu wese ngo aze kumuganiriza. Ahubwo biravuga ngo Imana yaramuganirije, iramubwira ngo niki kikurakaje, niki kikugomesheje. Bivuga ngo Imana yarebye mu mutima, ibonamo uburakari, ibonamo ubugome, kandi ari umuntu ugiye guturira Imana. Agiye gutura afite uburakari, afite ubugome. Imana iramubwira ngo nukora neza nawe uzemerwa. Bivuga ngo tangira mu mutima ukore neza, nukora neza ndakwemera. Ariko nureba ituro rya Abeli ukamugira ishyari, ibindi byose ukora ntabwo nkwemera. Bivuga ngo Imana itinda cyane ku mutima uyiturira, mbere cyane yuko ireba agaciro k'ibyo twatuye. Hari igihe umuntu agira ngo kubera ko watuye byinshi nibwo Imana ikwakira. Oya, ireba umutima. Ndibuka Yesu anyuze mu rusengero, yasanze abantu benshi barimo batura, areba umugore umwe w'umupfakazi watuye vuge isente imwe. Ni ukuvuga ngo ni nk'igice cy'igikoroto, niryo ryari ifaranga ritoya ku yandi yose. Imana iravuga ngo uyu nguyu mwese yabarushije gutura, kuko Imana ireba mu mutima. Ituro riva mu mutima, ishimwe riva mu mutima, indirimbo ziva mu mutima, umurimo wo gukorera Imana biva mu mutima. Iyo Imana yagaye umutima, ibindi byose dukora twereka abantu. Kugira ngo wemeze Imana ni mu mutima. Wakwemeza abantu mu bikorwa, ariko nushaka kwemeza Imana hera mu mutima. Yesu ashimwe. Imana imaze kuvugana na Kayini, imugayiye mu mutima, yaramubwiye ngo ugende uhindure. Iramubwira ngo ibyaha biritugatuganyiriza mu mutima wawe, ngo biriyegeranya, mu yandi magambo ngo ariko ufite kuba wabitegeka. Ni ukuvuga ngo wanesha urwango, wanesha ubugome bukuri mu mutima, wanesha ibyo bitekerezo bibi, wanesha ibyo warunze mu mutima, kandi ubinesheje ndakwemera. Rero bivuga ngo umuramyi mwiza abanza kurwana urugamba rwo mu mutima. Igihe utaratsinda urugamba rwo mu mutima, biragoye kugira ngo uzagere ku ntebe y'Imana y'abaramyi. Ni ushaka kugera ku ntebe y'Imana y'abaramyi, abaramya Imana yishimira, bihera mu mitima yabo. Kamvuge ngo umutima ni ikintu gikomeye mu buzima bwacu, ni ikintu tugomba kurinda. Bibiliya ivuga umutima, ivuga yuko ari cyo kintu gifite agaciro buri muntu wese agomba kwitaho akakirinda. Ariko nubwo tugomba kukirinda, tugomba kumenya ko umutima uri fragile, kandi umutima
wakira ibintu byose, wakira ibintu dushyizemo byose. Ikibazo rero ni ibiki dushyira mu mitima yacu. Umutima umeze nk'igifu, icyo ushize mu gifu kirakira. Mu gifu ushyiramo ibiryo byiza, igifu kikabyakira. Washyiramo amazi kikakira, washyiramo ibinyobwa byiza kikakira, washyiramo nanone ibiryo biroze kikakira, washyiramo inzoga n'ibiyobyabwenge kikakira, washyiramo nuko nguko igifu kimeze. Umutima nawo umeze nk'uko. Iyo ushyizemo ibyiza urakira, iyo ushyizemo intekerezo nziza urakira, iyo ushyizemo nanone amaganya urakira, iyo ushyizemo amarira na bwihebe urakira, iyo ushyizemo agahinda urakira, iyo ushyizemo ubugome n'ubugambanyi urakira. Niki dushyira mu mitima yacu? Ni ngombwa ngo dusuzume ku nzugi cyangwa ku miryango y'imitima yacu. Rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Umutima rero ugira imiryango, iyo utayihagazemo usanga winjiranywe n'ibintu bibi bikica cyangwa bikonona umutima wawe. Amaso namwe mu marembo arinda umutima. Buriya ibintu bijya mu mutima ibyinshi binyura mu maso. Iyo urebye, abantu benshi abagwa mu busambanyi bihera mu maso. Iyo urebye ukifuza ntugarura amaso ugakomeza kureba, bigera ahantu wisanga mu cyaha. Akenshi nuko nguko. Iyo urebye ukifuza bikagera ahantu ugira ishyari, naho bihera. Amaso buriya ni irembo rikomeye umuntu yahagararaho. Ibyo tureba ni ibiki? Bibiliya iravuga ngo niba ijisho ryawe rikubereye ikigusha, ngo byaba byiza urikuyemo aho kugira ngo riganishe umubiri wose n'ubugingo bwawe bwose muri Gehonomu. Rero amaso ni ahantu tugomba guhagarara. Muri uyu mwaka wiye kumenya ibyo ureba, ibyo utagomba kureba utandukane nabyo. Abenshi bishwe n'amashusho bareba. Hari abicara kuri televiziyo bakareba amashusho mabi, bakareba amashusho y'urukozasoni. Niba ushaka kujya mu bwiza bw'Imana, menya icyo ugaburira amaso yawe. Amatwi ni irindi rembo tugomba kwitaho cyane. Ni ibiki twumva. Abantu benshi ibyo bumva biravuga ngo hahirwa abatifatanya n'ababi, abaticerana n'abakobanyi. Akenshi iyo wicaranye n'abantu babi bavuga ibintu bibi, baganira ibintu bibi, bagambana, biroroshe yuko baroga umutima wawe. Rero rinda umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa. Ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe urabona impamvu yo kuramya. Umutima wibuka rero ni umutima Imana yishimira. Akenshi abantu benshi bakorerwa ibintu bikomeye bakibagirwa, bakaba indashima. Nushaka ngo Imana muri uyu mwaka ihindure ubuzima bwawe ube umuramyi yishimira, wige kwibuka ibyo yakoze. Icya gatatu ni umutima usoza umugambi w'Imana. Ubuzima bwa Dawidi bwaharaniraga ubwami bw'Imana, yaharaniraga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nicyo yakoze ubuzima bwe bwose, yabaye ukora nk'uko Imana ishaka. Mwibuke agera ahantu avuga ngo ndifuza no kubakira Imana. Bivuga ngo umutima wa Dawidi wahora gutekereza ikintu yakorera Imana. Imana iramurebera amubwira ngo Dawidi, ko wabyifuje umwana wawe azanyubakira. Bivuga ngo umugambi w'Imana wari mu mutima wa Dawidi. Ikintu cya kane shorejeho, umutima wa Dawidi ntiwagiraga uburiganya. Nimureba neza ubuzima bwa Dawidi nta buriganya yagiraga. Yari umuntu ujya imbere y'Imana, agasasa umutima imbere y'Imana, akayibwira uko yakabaye. Akabwira Imana ngo Mana yanjye undondore umenye. Ariya magambo ndayakunda cyane. Iyo umuntu ageze imbere y'Imana akayibwira ngo undondore umenye. Mwibuke Zaburi za Dawidi 26:2 aravuga ngo Uwiteka unyitegereze ungerageze, gerageza umutima wanjye. Si buri muntu wavuga aya magambo. Abantu benshi bagira imitima iri mu buriganya. Mwibuke 139:23 muri Zaburi, aho Dawidi avuga ngo Uwiteka waranondoye uramenya, uzi imyicare, uzi imivugire, uzi imbeho. Ni nko kuvuga ngo Mana nta na hamwe muri ngewe haguhishwe. Akenshi rero abantu babana n'Imana hari ibintu bayikinga, hari ibintu bayihisha. Uwo si umutima Imana yishimira. Umutima w'umuramyi ni umutima asuka imbere y'Imana. Mana ndondora umenye. Hari uwarimbye iyo ndirimbo aravuga ngo Mana undondore umenye, ngo umvugutira umenye, inkamba zimvemo. Rero ni ngombwa ngo nujya kuramya Imana utekereze yuko Imana ikuzi. Rero ntugira ikintu yikinga. Ndashima kubwira ijambo ry'Imana, nongera kukubwira ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose urinda, kuko aho hakomoka iby'ubugingo. Imana ibaho.